Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Ndagushuje mwene data, tubana mu bihe byiza byo gusenga. Aka mwanya nongeye kuvuga ngo Imana ikurebe neza, Imana ikwishimire, Imana y'inyamaboko, Imana y'inyabitangaza, Imana yakurinze, Imana ikikurinze, Imana ikwitaho, Imana igukunda. Imana igukunda urukundo rutari urw'agahararo, yagukunze utarabaho, n'uyu munsi iragukunda kandi izakomeza kugukunda. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Dushimiye Imana intwari ku rugamba, dushimiye Imana ikora imirimo n'ibitangaza, dushimiye Imana yica imigambi y'incakura n'incabiranya, dushimiye Imana izamura ibendera ry'ubutsinzi ku batibashishije, imfubyi n'abapfakazi. Dushimiye Imana irengera abatagira shinga na rugero. Dushimiye Imana yita kuri ba nyakamwe. Yewe Imana ishimwe. Muri iki cyumweru twasengeye mu ijambo rivuga ubuzima bufite umwuzuro. Burya Imana ijya iza ikuzuza hatari huzuye. Imana ishimwe. Rero nakubwiraga ngo ndagushuje kandi nkwifurije umugisha w'Imana, kandi ndavuze ngo Imana iguha ubuzima bufite umwuzuro. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda. Ubuzima bufite umwuzuro ni ubuzima bufite umubiri muzima udakora ibyaha, ni ubuzima bufite imibereho myiza. Imibereho myiza ni ukugirana ibihe byinshi byiza n'Imana, ibihe byo gusenga, ukagenda wicisha bugufi kandi wubaha Imana. Ubuzima bufite umwuzuro ni ubuzima bw'umuntu ufite umutima mwiza, umutima wuzuyemo imigambi myiza, umutima ushishikarira gusenga Imana, umutima ushishikarizwa no gushaka Imana, umutima ugambirira ibyiza, umutima wishimira ibyiza kuri bene se. Imana ishimwe. Ubwo buzima, nuba ufite ubuzima bumeze gutyo, uzaba ufite ubuzima bufite umwuzuro. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Turasoma ibice 10, hanyuma dusome umurongo wa 30 dushyitse kuri 34. Twihuse na 35 ariko twayisoma nta kibazo. Ni ijambo ryose ryiza. Turacyari ku nkuru za Koroneliyo. Twabonye Koroneliyo ko yari umuntu udasanzwe, yari umuntu wubahaga Imana akubaha n'abo mu rugo rwe. Ikindi twasanze ko yari umutware utwara umutwe w'abasirikare. Imana ishimwe. Yari afande ukomeye cyane, ariko agasenga ubudasiba, agasenga buri munsi. Turacyari mu nkuru ze. Rero nyemerera dusome. Titire y'ijambo handitse ngo Petero ajya kwa Koroneliyo. Imana ishimwe. Hanyuma umurongo wa 30 handitse ngo Koroneliyo ati, dore uyu ni umunsi wa 4 uhereye ubwo narindi mu nzu yanjye nsenga. Imana ishimwe. Magingo aya ariyo 9:00. Urumva birashoboka ko wowe wahisemo isaha ya 9:00, wenda nimba umeze nka Koroneliyo, 9:00 z'ijoro cyangwa se 9:00 z'amanywa. Buri wese agira isaha yagira naho igihango n'Imana yo gusenga, ku buryo uvuga ngo iyi ni isaha yanjye y'umwiherero n'Imana yanjye, cyangwa se uyu ni umunsi wanjye n'Imana yo kwihererana n'Imana. Koroneliyo rero aravuze ngo ni isaha ya 9:00. Nuko umuntu ahagarara imbere yanjye yambaye imyenda irabagirana, arambwira ati, Koroneliyo, gusenga kwawe kwarumviswe, n'ubuntu bwawe bwibutswe imbere y'Imana. Ntabwo njyewe nzi ikintu ukora, ntabwo mbizi mwene data, ntabwo mbizi ikintu ukora wowe gishobora gutuma icyo kintu kiba urwibutso ku buzima bwawe imbere y'Imana. Ntabwo nzi icyo ari cyo, ariko aka mwanya icyo nkwifurije
ni uko ugira ikintu imana ijya ikureba ikakwibukiraho. kuko ahangaha urumva yuko Koroneliyo imana yumvise gusenga kwe, ariko ngo imwibukira ku buntu bwe. Twasanze ko yagiriraga abantu ubuntu, akabafasha, akabitaho, akabamenya, akururutsa imitima yabo, abababaye akabahoza. Yewe ngo ubuntu bwawe, ubuntu bwawe, ubuntu. Ntabwo nzi wowe, sinzi ibyawe, ntabwo mbizi. Wowe ubwawe wishyire ku munzani. Ngo byazamukiye kuba urwibutso, ngo bwibutswe imbere y'Imana. Donc ubuntu bwibutswe, imirimo wakoze, ibyo ukora. Ese ubona byakibukwa imbere y'Imana ishobora byose, umuremyi w'isi n'ijuru, Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana yo kubahwa, Imana yuzuye gukiranuka? Ubona ari igiki Imana yakwibukiraho? Mbwira ikintu Imana yakureba iri mu ijuru ryayo ryera, ikavuga ngo iki kintu ndirahiriye kuri uyu mugabo, kuri uyu mugore, kuri uyu musore, kuri uyu mukobwa, ndakibutse pe. ngo bwibutswe imbere y'Imana. Kumva ibyo umwami Imana, imbere y'Imana, bwibutse imbere y'Imana. 32 ni uko ahangaha dushatse twaharenga. Uwo mwanya ndagutumira ni kuri 33. Nawe wakoze kuza, wakoze neza ubwo uje. Nuko none turi hano twese imbere y'Imana, dushaka kumva ibyo umwami Imana yagutegetse kutubwira. Aha ni ukuvuga ngo Petero agezeyo yashasanze Koroneliyo yatumiye inshuti ze, atumira abantu benshi, abasanga mu cyumba, asanga rwose bamaze iminsi 3 basenga, ngo uwo munsi wari umunsi wa 4 saa 9 bategereje Petero, ariko bari mu bihe byiza byo gusenga. Ni byiza ko nawe wajya ugira igihe cyiza cyo kwihererana n'Imana, ugasenga Imana. Hanyuma 34 Petero aterura amagambo ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni. Imana ishimwe. Imana ntabwo irobanura ku butoni, ahubwo Imana ishimwe, mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Iyo umuntu yemerwa n'Imana, yewe aba afite ubuzima bufite umwuzuro. Ariko Petero abivuze neza ngo mu mahanga yose, mu mahanga yose, Imana ishimwe, mu mahanga yose uyubaha. Ntabwo nzi nimba wubaha Imana, simbizi. Mu mahanga yose wubaha Imana agakora ibyo gukiranuka. Icya mbere ni ukubaha Imana ugakora ibyo gukiranuka. Ntabwo nzi nimba wumva iri jambo uburyo riryoshye. Mu mahanga yose, ndashaka kukubwira mu byiciro byose, uba uri umukene, uba uri umukire, uba ukomeye, uba udakomeye, aho uri hose, igihugu urimo, reka nkubwire umugabane urimo, ijambo riravuze ngo mu mahanga yose abubaha Imana, abubaha Uwiteka, mu mahanga yose. Icyiciro ugezemo, ukuze, uri umusore, uri umukecuru, uri muto, mu mahanga yose abubaha Imana. Imana ishimwe. Ntabwo nzi nimba wubaha Imana, ntabwo nzi nimba ukora ibyo gukiranuka, sinzi ibikorwa byawe, sinzi wowe ubireba, wowe ubona utiteye agahinda, wowe ubona utiteye isoni, wowe ubona udasuzugura Imana. Ijambo ritubwiye ngo mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka. Ese bimeze gute? Niba rero utubaha Imana, niba udakora ibyo gukiranuka, ubuzima bwawe ntabwo bufite umwuzuro. Ariko niba wubaha Imana ukaba uharanira buri munsi gukora ibyo gukiranuka, ubuzima bwawe bufite umwuzuro. Ahasigaye no gusaba imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo zigukomereze mu nzira nziza watangiye, kandi nawe wumva gufite umujagararo n'akajagari mu buzima bwawe, ukabona ibirenge byawe ntibigira icyerekezo, uratambika, uramanuka, urazamuka, mbese akajagari karakuzengereje. Uyu munsi ufata umwanzuro, ugire icyerekezo
kimwe ugenderamo kugira ngo